On TTV. Muraho neza nongeye kubasuza mwega baduteze amatwi aho muherereye hose ari nako mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro ni Bookstore nk'ibisanzwe, iyi ni On TTV murabibona by'umwihariko. Uyu munsi ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa, tugiye kuganira kuri byinshi, tugiye komeza kubana. Reka ngusabe kuza kubana nanjye mu kiganiro cyose kuko amushuwa ko ni ibintu byiza, tugiye kuganira ibintu byiza byinshi uri bwungukiremo hano ubwenge bukomeye. Reka nangire mwakira mu kiganiro. Uraho neza? Muraho neza. Uratangira wibwira abadukurikiye uri muntu ki, kubera icyo uri hano? Yego. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Obedi Gasangwa. Ndi umusore, ntabwo ndashaka. Yego. Ikindi kirenzeho, ndi umwe mu bantu bitoza kuba abanditsi cyangwa babikora babikunze. Umwanditsi w'ibitabo, indirimbo, imivugo ndetse n'amafilime. Wabyumvise rero, ni nayo mpamvu nahisemo kubana nawe muri kino kiganiro. Murabizi neza ko ikiganiro ni Bookstore, ni ibitabo, niyo mpamvu namuzanye nk'umuntu ufite bimwe mu bintu yandika, n'umwanditsi. Turi kumwe n'umuntu utoroshye hano. Gasangwa, ni byiza kubana nawe mu kiganiro. Reka dutangire aho ngiye gutangira nkubaza kubera iki kwandika ubundi, kuki wabikunze akaba ari byo uhitamo gukora? Ntabwo nabihisemo nk'akazi, njye nabihisemo nk'impano, kubera ko ariyo mpano nabyirutse nkunda. Ndibuka neza nkiri mu ishuri, nyine muri segonderi, hari aho nigeze kwitabira amarushanwa y'urugaga rw'abanditsi mu Rwanda, aho twari dufite igitabo cyitwa urubyiruko dufitanye igihango. Igitabo cyanditswe na Alex Kagame. Ni igitabo cyari gifite content nziza cyane ko twigaga ibintu bijyanye na kirazira. Urumva icyo gitabo naragisomye, ni nabwo bwa mbere nari nsomye igitabo gifite page kuva ku ya mbere kugeza kuri page 300. Ndagisoma numva kinteye ishema, ndavuga ati kuki njye ntakwandika igitabo kimeze nk'iki gendeye ku rugero rwa Alex Kagame yampaye. Ni muri ubwo buryo rero nahise mvuga ngo mu bushobozi buke mfite kananjye ntangire kuba nakwandika igitabo story gutyo. Wabyumvise ngo yigeze no kwitabira amarushanwa. Ngira ngo nanjye icyo gitabo ndakizi, urubyiruko rufitanye igihango. Ni igitabo kigaruka ku gihango urubyiruko rufitanye na Perezida Paul Kagame, sibyo? Yego. Ni ukuvuga ngo Gasangwa, ndagira ngo wenda muri rusange iki kiganiro gikurikirwa n'abantu ingeri zose, ariko by'umwihariko reka tugaruke ku rubyiruko. Urubyiruko rugira imitekerereze yo kuvuga ngo gusoma, ngo kwandika ni iby'abantu b'abahanga, ni iby'abantu bafite umwanya. Koko ubona wowe umwanditsi, ni iki gituma umuntu aba umwanditsi? Cyambere ntabwo gusoma ari iby'abantu b'abahanga cyangwa ari iby'abantu bumva nyine bagiye kwifatira umwanya ngo aba ari byo bahugiramo, kuko ushobora kwandika ukaba wasoma ukaba wanakora n'ibindi bisanzwe. Byose biterwa n'uburyo wapanze igihe cyawe, ariko kwandika ni ibintu wowe ubwawe bikuzamo kumva ushatse kwandika. Hari n'abandika ibitabo byabo nk'abiga mu makaminuza. Hari ubwo ujya usoza kwiga bakagusaba kumurika igitabo. Icyo gitabo rero ukimurika, n'undi aba ari ibitekerezo wanditse, ugenda uhuza ukabyandika. Rero ntekereza iyo bije noneho bigahura n'impano yawe, hari ubwo ukimurika mbere y'uko usoza no kwiga, aho ukitangira no kwiga. Yego. Ni ukuvuga ko kwandika akenshi bijyana n'impano y'umuntu? Sometime. None se Gasangwa, hari umuntu uba ukunda kwandika ariko mu by'ukuri agira ubunebwe, reka tubivuge nka gutyo. Ni iki kintu washishikariza umuntu ku buryo umuntu yakumva nyine afite courage yo kwandika, akavuga ngo ngiye gufata umwanya nandike? Ni nk'izihe content zishobora gutera umuntu kumva ko adafite ubunebwe bwo kwandika? Icyambere, iyo yasetinze goal. Hari ukuntu wandika ibitabo uvuga ngo ngiye kucyandika kugira ngo nyirebe mu cyumba cyanjye aho nagishyize mu kabati, nyirebe mvuge ko ari njye wacyanditse. Kuvuga ko ari Obedi wacyanditse,
ibyo n'ubundi ibyo ngibyo ntacyo byakumarira. Kukireba mu cyumba gusa ntacyo bimaze. Ubundi ndagira ngo mbibutse umumaro wo kwandika cyangwa umumaro w'igitabo. Igitabo kibereyeho kwigisha abantu, kibereyeho gutanga inyigisho. Rero mbaye ndi umuntu wandika ibitabo nkabibika mu cyumba ntacyo byamara. Ahubwo twese dukwandika ibitabo tuvuga ngo igihe ubushobozi bwabonetse twe twakigeza hanze, bagenzi bacu babe bagifata bakagisoma. Atari uko ibitabo biba bifite ama content atandukanye. Hari ibiba bifite content ziri bad n'iziri good. Rero niyo mpamvu habaho no kubanza gusesengura icyo gitabo. Iyo maje kucyandika ukakinyuza mu rwego rubishinzwe rukakinonosora neza, bakabona kuguhereza uburenganzira bwo kugipublisha. Gasangwa, ubu ngubu kuri uru rwego aho ugeze ushobora gufata umwanya wawe ukandika igitabo nk'uko bigaragara, ndetse watubwiye ko wandika imivugo, amafilime n'ibintu bitandukanye nk'amakinamico. Haba hari wenda igihembo wahawe kubera iyo mpamvu, cyangwa se hari amarushanwa witabiriye ariko ukagaragaramo uparticipa mu buryo bumwe ukahahakura igihembo? Byari bimeze bite? Nk'uko nabikubwiye, ayo marushanwa mperuka kwitabira yari ayo ngayo, aho twarushanwaga mu Rwanda. Ngenda nta cyizere mfite, mbanza njya mu tugari, mva mu kagari, njya mu murenge, mva mu murenge njya mu karere. Cyanshimishije kurushaho nuko nageze mu abanyeshuri 15 mu gihugu hose bagombaga kurushanwa, nanjye naje mu ndi wa 11. Biramotiva, nubwo ntigeze mbona igihembo kuko bahembye 6 ba mbere. Ariko nubwo ntigeze mbona igihembo, byanyeretse aho ndi n'urwego ndiho. Ubu mbaye ndi uwitabira ubu ngubu, nubwo wenda igihe cyansize, mbaye ndi uwitabira ubu ngubu ntekereza ko noneho naza hejuru y'abo ngabo. Igihe cyaragusize ushatse kuvuga iki? Buriya amahirwe, buriya abana bitabiriye, ntabwo umwana uko yajya mu marushanwa nuko njye najya mu marushanwa twakora kimwe. Twebwe nyine hari urugero tuba tugezemo kurushanwa tukabiharira abana. Ahubwo twe tugashaka ubundi buryo dukoramo kugira ngo ibikorwa byacu bibe byakwimprovinga. Gasangwa, uri gukomeza kutubwira ko kwandika, gusoma, umuntu wese wakumva ashobora kumva ko ari ibintu umuntu wese yakora cyangwa se umuntu yabyuka agakora. Ariko reka ngaruke kuri kino kintu. Ubundi umuntu ashobora kwandika kandi atazi ururimi. Kwandika bihurire hehe n'ubwenge bw'umuntu abazi yakuye mu masomo cyangwa se mu mashuri yiwe? Kwandika wenda ubu ngubu nuko twe tubihuza n'amashuri, ariko tuzi ko hari abantu bafite ibitabo batarize. Akaba agifite atarize. Wenda si ngombwa ngo mvuge hari umuntu tuzi hano mu Rwanda wagafashe w'umukire, afite igitabo ndetse no kuri titire y'izina rye bongeraho Dr. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko nyine hari ibyo we yakoze, iyo titire yihabwa kubera ko hari ibyo yakoze, n'igitabo arakimurika cy'ibikorwa bye. Rero ntabwo kwandika ari uvuga ngo warabyize. Ushobora no kuba ufite ibitekerezo, njye ukaza ukambwira ngo mfite ibitekerezo, ndashaka gukora igitabo, ukanyishyura kugikora, nkacyandika, ariko kikaza mu izina ryawe. N'ubundi bakubajije icyo gihe wavuga ko ari wowe wacyanditse atari njye. Ko njyewe byari ikiraka ndagikora kirarangira. N'ubundi hari n'aho bigenda gutyo, umuntu akaza akagusaba serivisi ukayimukorera muri ubwo buryo akagenda. Kuvuga ngo icy'ingenzi nuko biba bikurimo. Ngira ngo murabyumva, murambibabwira ko ikihe cyose ibintu bikurimo ubishaka, ubikunda, nta mpamvu nimwe utabigeraho. Tekereza ko no mu gitabo hari abantu Gasangwa adashaka kumentioninga, ariko natwe turabazi rwose bafite ibitabo. Ko icy'ingenzi nuko ufite igitekerezo cyo gukora icyo kintu. Gasangwa, ndagira ngo wenda tugaruke nanone ku kuba ibitekerezo by'umuntu, ko umuntu yagira igitekerezo bihurira n'uko angana. Imyaka y'umuntu ihura n'ibitekerezo by'umuntu, kugeza aho umuntu wandika igitabo aba afite ibitekerezo byinshi. Umuntu wandika ibitabo nuko aba akiri muto, kuko kare watubwiye ngo
ngo ubu ngubu ntabwo wakwitabira amarushanwa nk'umwana mutoya, bishatse kumvikanisha ko wenda hari imyaka wumva wagezemo ukumva hari ibyo wabuze cyangwa se kumva hari amahirwe utakongera kubona nk'ayo mwana ukiri mutoya. None igitekerezo cyo kwandika umuntu yakigira uko yaba angana kose cyangwa se ibitekerezo biterwa n'uko ungana? Biterwa nanone na content waba ufite, kuko hari nk'abana hari abana baba bazi kwandika ariko ibitekerezo byabo nyine ari bya n'iby'abana, n'ubundi ari bujye kwandika twa dutabo dutoya nyine tw'abana. Naho uri bujye kwandika urugero wenda nk'abantu bandika ku bintu bya politiki, ku bintu bivuga imiyoborere ibiki, uriya muntu agomba kuba byibuze abifitemo experience, abizi cyane. Rero urumva experience konta no ku myaka. Yego rero njye ntabwo najya kwinjira muri biriya bintu ngo mvuge ngo ngiye gufata titre nandika igitabo ngendeye kuri biriya bintu. Oya. Ni ukuvuga ko buriya uko waba ungana kose icy'ingenzi ni uko ufite content, kandi content n'undi of course iri bugendane n'igihe cyawe, iri bugendane n'aho ugeze. Ntabwo wagira content nk'iy'umumama kandi ukiri umwana w'umukobwa utaranabona umuntu mukundana n'urugero. Ni ukuvuga ngo content yawe just kuba uyifite of course birumvikana ko iri guhura n'imitekerereze ufite muri kano kanya. Ni nayo mpamvu kuba uyifite nanone biri buze gutuma wandika kandi ukagira ikintu ugeraho. Ndi kumwe hano n'uyu muntu nk'umwanditsi kugira ngo atwereke uburyo ki kuba umuntu yandika. Ubundi inyandiko zimaze iki muri rusange? Inyandiko kuvuga ngo ugiye ahantu haranditse ugahura n'igitabo ukabona kiranditsemo, inyandiko zifite uwuhe mumaro? Ubundi mu buzima busanzwe inyandiko tuyiha agaciro. Niyo twinjiye mu mategeko, ikintu burya iyo ukoze ikintu cyose kidafite inyandiko kiba gisa nk'aho ari imfabusa. Murabizi iyo ugiranye amasezerano n'umuntu ntimwandike ngo bisinyire, bipfa ubusa. Rero natwe twinjiye mu byo kwandika, inyandiko igira umumaro munini cyane. Icya mbere ni ukwigisha abantu, gutanga ubutumwa muri sosiyete. Icya kabiri, umuntu abaye yandika adafite icyo ashaka muri sosiyete cyangwa adafite gahunda icyerekezo kizima cyo guhindura sosiyete yari arimo, ntabwo icyo gitabo cye cyaba gifite meaning. Urugero nk'urubyiruko dufitanye igihango, hari aho tugera bakatubwira ibijyanye na Rudahigwa ndetse n'ingabo zabohoye u Rwanda. Iyo content bayishyira muri kiriya gitabo, ubutumwa byari bishatse gutanga kwari ukugira ngo twebwe ubwacu nk'abanyarwanda cyangwa urubyiruko rw'iki gihe dutekereze ku rubyiruko rwatubanjirije n'imbaraga bashyize mu gukunda igihugu. Mu gihe twebwe gukunda igihugu turi kubirutisha ibiyobyabwenge, ubusambanyi n'ibindi. Rero uwanditse kiriya gitabo rwose iyi content yagiye ashyiramo hariya ni nziza cyane, njye narazikunze. Birumvikana ko content yawe igendana n'ubundi n'ubutumwa ushaka gutanga. Inyandiko icyo ishatse kuvuga ni uko icy'ingenzi iri bwigishe, kandi buranekereza ko inyandiko undi mumaro ifite ni uko igihe icyo ari cyo cyose ibintu byanditswe birakenera kandi bigira agaciro. Ntabwo ikintu cyanditswe kijya gita agaciro mu gihe icyo ari cyo cyose. Noneho kankubaze gutya, ubona ari iki kibura? Ni iki kibura kugira ngo urubyiruko muri rusange, abanyarwanda, abanyafurika, kuki bakomeza kuvuga ngo nushaka guhisha umunyafurika, ako babivugaga kera, nushaka guhisha umunyafurika uzamuhishe mu bitabo, bashaka kwerekana ko abanyafurika ni abantu b'injiji badakunda gusoma. Utekereza ko ari iki kibura kugira ngo abantu bakunde gusoma, kugira ngo umuntu yandike yumve ko nawe yaba umusomyi? Ni iki kibura muri rusange? Cyane nka hano mu Rwanda, wenda usibye abantu bakuru nibo mbona bagifite umwanya wo gufata ibitabo bagasoma. Naho usanga nabwo ni bake, kuko hari aho usanga aho kujya bafata ibitabo babisome bajya gusoma icupa n'ibindi. Ubwo rero gusoma benshi hano mu Rwanda tubigiramo ubunebwe. Baravuga ngo utaganiriye na sekuru, utaganiriye na se icyo sekuru yasize avuze.
urumva rero iyo dusomye bya bitabo byanditswe tubasha, kuko ngiye no kwandika, nanjye kwandika igitabo, igitabo mfite nanditse, igitabo ndi kwandika cyitwa Iminsi ihuza abantu. Ni igitabo nanditse ngendeye kuri kiriya cy'urubyiruko dufitanye igihango. Urumva rero njye naragisomye ngira ibyo nkuramo, ndavuga nanjye nkora igitabo gisa nkaho kijya guhuza n'iki, ariko kivuga noneho ngiye ibyo ndi kugenda mbona muri iyi minsi. Ego, ari nayo mpamvu rero urumva uwasomye agira ibyo akuramo, akagira n'ibyo yunguka, ndetse akagira n'ibyo we ubwe yumva nyine bitari ngombwa kugira ngo nawe abyirinde. Hari ama-libraries haba mu bigo by'amashuri, ama-library yigenga, ama-library asanzwe umuntu wese ashobora kujyamo agasoma. Ariko utekereza kuki iyo ugeze muri library ugasanga hari ibitabo biba byarajeho amavumbi, utabasha no kubona izina utabasha kubona akava y'igitabo? Kubera iki abantu batumva ko kugeza kuri uyu munsi gusoma bakabigize umuco? Kuki kuri uyu munsi umuntu adashobora kugenda ngo afite umwanya we asome? Kandi mu by'ukuri twamaze kumenya, ntekereza ko ahantu u Rwanda rugeze by'umwihariko urubyiruko ntago tukirinjije, right? Kubera iki abantu na n'uyu munsi bataratora umuco wo gusoma, bataratora umuco wo kwandika? Kubera iki umuntu aba ari aho ngaho agafata umunsi, icyumweru kigashira, umwaka ugashira adashobora no gusoma igitabo cyoroheje simply? Si ngombwa ngo ufate igitabo kinini wandike. Urugero, Gasangwa yanditse ari kwandika igitabo Iminsi ihuza abantu, sibyo? Iminsi ihuza abantu, ejo n'ejo bundi ushobora kuzakibona ukabona cyabaye published, kandi muri kano kanya wowe udukurikije ushobora kubona ufite igitekerezo. Ariko ndakomeza kuganira nawe kugira ngo uze kugira ukuntu wumva nawe uze kwinenga cyangwa se wishime. Nako nakubwira ngo niba ubana nanjye muri bookstore murambabwira ngo please ntukarebe umuntu ngo umusuzugure. Icyo umuntu yakoze ko byamera kose kiba gifite umumaro. Gasangwa hari ababyeyi batumva ukuntu umwana yajya kwicara ahantu ngo agiye gusoma igitabo, ngo umuntu ngo umwana ngo ni umwanditsi ari kwandika ibikize. Uwo mubyeyi bihurira he no kuba umwana nawe ashobora kuvuga ati ngiye se ndajya gusoma ibyiki? Ibyo byo nanjye nahuye nabyo. Nangira kwandika bwa mbere, naraye ijoro ndi kwandika, mama akajya ambaza ati ariko ubundi ibyo bintu burimo ubona bizakugeza kuki? Rimwe nkirukanka ndimo ndashaka mashine. Urumva nyine ni ibintu byari bigoye. Kugeza ubu ababyeyi ntabwo barumva ko ari nacyo usanga abazungu barusha abanyafurika. Umuzungu arareba akavuga ngo umwana wanjye azi gukina umupira, mbona ariyo mpano ye, reka mushyire mu mupira agende yiga umupira imyaka 15 awiga umenye, arava mu mupira ajye gukina. Twebwe hano mu Rwanda aravuga ngo yige primaire, yige secondaire, imyuga azayige nyuma, kumugiriye impuhwe. Ugasanga no kwandika ubwabyo, umwana wavutse wakuze akunda kwandika, iyo agiye akamara imyaka 10 mu ishuri, hari n'ubwo igihe kigera kumva arabirambiwe atakibikunze, kuko nyine byamuvunnye. Wenda iyo aba ari nko muri primaire akandika igitabo, wenda agatabo gato k'ubwana akajya kareba mu bwana bwe akavuga ati njye nakoze aka kantu. No muri secondaire akajya karebaho, ajya gusoza secondaire byibuze avuga ngo yakabaye afite igitabo ubwe, avuga ngo iki gitabo kiravuga ku myaka 15 maze niga mu ishuri, akakimurika. Ugasanga ni ikintu cyiza yaba ku mubyeyi yaba ndetse no ku gihugu. Yego, turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Nk'uko mubibona ndi kumwe n'umutumirwa, ariko ikamubaza iki kibazo: ese kwandika, gusoma, umuntu yabigira umwuga, umuntu yabigira ibintu akora bikamera nk'akazi, nk'uko abantu baba baririmbye, abantu baba abakinnyi ba filime, abantu baba abakozi bitandukanye? Umuntu w'umwanditsi ashobora kuvuga ngo ibi ni umwuga wanjye, akandika kandi akabaho neza? Birashoboka. Umuntu yabigira akazi, wabigira akazi, kubera ko kuri ubu ngubu uburezi ubu ngubu wenda system y'u Rwanda uko yubakitse ni uburezi kuri bose. Muri ubwo burezi rero bakenera imfashanyigisho, kandi mu mfashanyigisho tugira n'ibitabo.
tukagira imivugo ku bantu bize indimi n'ubuvanganzo, tukagira indirimbo, tukagira ni ibintu byinshi biri mu buvanganzo byinshi bigenda bikenerwa no mu burezi. Rero ndatekereza ntabwo gusoma no kwandika ni ibintu bitajya bigira umupaka, kuko warize muri TVET warize ibyo wize byose n'ubundi uzakenera kwandika igitabo kivuga ku buzima bwawe ubwawe. Wabyumvise nibyo njya mbabwira, wenda mujya mubona abantu babanditse mukagira ngo nta bantu ngo bari aho ngo babuze icyo bakora, ngo abantu b'abanyabwenge baba bari aho. Kwandika ni ibintu bishobora gukora bikagutunga. None iyo ubaye umusomyi mwiza, ngira ngo mujye mubona ama public speech, iyo umuntu abasha kujya mu ruhame akavuga ikintu yasomye. Kandi please murambashishikariza gusoma, kuko gusoma iyo usoma urimo kugenda umeze nk'umuntu wiyuburura. Ntago nta musomyi ujya usaza, right? Nta musomyi usaza nubwo agasanga ambwenga imyaka ngo ibiki. I'm sure telling you this, nta gusaza either mu mutwe no mu mihagarire yawe, kuko nyine ubu uri comfort igihe cyose, ubu uri ready witeguye. So guys, nagucaka ko dutinda kuri ibi bintu, ariko ndagira ngo ngaruke kuri iki kintu nsoza. Gasangwa, ubaye nkawe uri hano, ndagira ngo ugire inama umuntu muri kano kanya ufite imyumvire yo kumva ko umuntu w'umwanditsi n'umuntu wabuze icyo akora, n'umuntu ufite umwanya, mama se baba bafite umwanya wabo nibandike, inama wamugira wowe ubaye ufite nk'ubufasha, ufite ubushobozi, n'iki wakora kugira ngo uriya muntu mukuremo iyo myumvire? Buriya imyumvire ni ikintu utapfa gukura mu muntu, ahubwo imyumvire umuntu imuvamo igihe yabonye ko bya bintu yakubuzaga ari byo biri kugutunga, ari byo biri kuguhereza akantu. Ntabwo kuri ubu ngubu njye ntacyo navuga nagezeho, ariko njyewe bitewe n'aho ngenda n'abo tuvugana, ubwanjye mbona ko iyo ntaza gukora icyo kintu byibuze ntari buze kugira aho ngera. Nta by'ubutunzi mvuga mfite, ariko ntekereza ko nzabigira bitewe n'uko mbona ko ahazaza hanjye ndi kwatwara mu murongo nshaka. Nta muntu umenya ahazaza he, ariko ahazaza hawe urahategura. Noneho tekereza uba ufite ahazaza uvuga ngo nzaba ndi umuntu intellectuel mu bitabo. Abanyabitabo ubundi mubafata mute? Mana yanjye, ujye ubona umuntu usoma ahubwo unamubwire ati salute, kubera ko umuntu wasomye aba afite ibintu byinshi azi, ariko wowe udasoma niyo mpamvu, cyangwa se utabona umwanya kubera impamvu zitandukanye, nabyo birashoboka. Mba ndi hano, so reka nsoze, ariko reka nizere ko nubwo twabanye udasigaye gutyo gusa. Gasangwa, ubu none ko tuvuye mu kiganiro, wenda ugiye kugenda ukomeze n'ibindi, niba ari no kwandika, niba ari iki, ndagira ngo wenda nguhe umunota umwe ugira ikintu ushishikariza abantu baduteze amatwi, ugira ikintu basaba, hanyuma kandi ubabwire muri make utari hano, iyo utarimo kwandika ukora iki, niki wasaba baduteze amatwi muri rusange? Murakoze. Dusoza, ndashimira cyane mwebwe mwadutumiye tukaza mu kiganiro cyanyu. Ngewe icyo nasaba abantu ni uko cyane cyane urubyiruko rufite impano nk'iyanjye. Ngewe ngira amahirwe, ngira impano zirenze imwe. Kwandika ni impano nziza, ariko ivuna. Ntabwo nakubwira ko byoroha, kuko kwicara ukandika amasaha 24 ukongeraho andi 24 ni ibintu bigora. Nanjye nsigaye mbikora gake, sinyibijyamo cyane bitewe n'uko mba mfite inshingano nyinshi. Ubwo ni ugushyiramo umwete pe, gushyiramo umwete nubwo waba utarabona opportunities. Nizera ko nyuma uzazibona, kuko nanjye navutse ntazo mfite, n'ubu ntazo ndabona zihagije, ariko ibishoboka byose njye ndi kumwe n'Imana, kuko kwizera, bizera nyine iyo Mana. Iyo ntari kwandika mu busanzwe, nkorera Uwezo. Uwezo ni organization yita ku bana bafite ubumuga, ikabakorera ubuvugizi, abana b'abanyeshuri ndetse n'abana bakuru bacikirije amashuri. Niho mba ndi cyane, n'ubu niko kazi ndi gukora muri ino minsi, ariko ubundi ubusanzwe
mba ndi kwandika cyangwa naba ndi kwandika nkaba ndi mu gutoza abantu bandikira indirimbo gutyo. Yego turasoje ariko reka nkwibutse ko turi mu kiganiro Bookstore ndi kumwe n'umutumirwa Gasangwa Obed tuganire byinshi. Let me hope ko bitapfuye ubusa, let me hope ko ugiye gusigara winenge kandi niba naho wishime, ariko impamvu mba ndi hano I always telling you that every minute you have in the world is a chance to change the world. So guys, this was a Bookstore. I was with Gasangwa Obed as our guest. We were talking more about how can you become an author, the importance of becoming an author. He tried to tell us about the importance. He tried to tell us that when you try to write, when you try to convince the people by what you write in the books, you get more chance, you get more opportunity. For now, he got a chance to get in the competitions from where they went to present the book of Igihango Dufitanye Urubyiruko. That book was the book of the Republic of Rwanda. So that was a chance to go in that position, to go with whether he said with unhonored people. He get more opportunities because of writing. So guys, if you follow me, make sure you take at least even maybe at 10 minutes to write in what is in your mind, because what is in your mind, it's your content, and which is your content, it is what you're gonna get at next days and at tomorrow days, at future days. So guys, we were in the Bookstore. This was on TTV. Let me hope that you subscribed, you make share, you commented this, and you liked. So let's meet next day. Ciao. On TTV.